ikaze. Nongeye kubasuhuza, reka duhere kuri iki kibazo cya 312. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Dore ngiki cyapa hano murakibona. Ahangaha batubajije humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare. B. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda nibinashoboka ugabanye umuvuduko. C. Canira amatara ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo. D. Ongera umuvuduko kugira ngo usohoke muri urwo rumuri vuba bishoboka. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri ni B. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda nibinashoboka ugabanye umuvuduko. Tujye ku iki cyapa cya 313. Ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo? Nawe aho urabibona bw'iki cyapa. Ahangaha batubajije ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni. B. Komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. C. Hagarara niba utateza ibyago. D. Komeza ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo ni C. Hagarara niba utateza ibyago. Mwibutse gukora subscribe, wowe utari wakora subscribe, njyewe icyo mbasaba nta kindi ni ukureba aho hasi mu isegonda rimwe ahantu handitse subscribe, noneho wowe ugakoraho. Nta kindi ngusaba kugira ngo igihe cyose tujye dufatanya turebe uburyo wabona provisoire ushaka gukorera mu muhanda. Tujye kuri iki kibazo cya 314. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende ibiri kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda? Nawe urabibona ahangaha bw'iki cyapa. Wakora iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma azahagarara nabona umuyobozi w'ikinyamitende ibiri. B. Umuyobozi w'ikinyamitende ibiri ashobora gusaba umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma guhagarara. Tujye kuri iki kibazo cya C. Amatara
yo guhagarara ashobora kuzima ikinyabiziga gikomeza gusubira inyuma. D. Umuyobozi w'ikinyabiziga y'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri ni D. Umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Tujye kuri iki kibazo cya 315. Aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo? Mu by'ukuri narababwiye, hari icyo ushaka kumbaza wanyandikira muri komenti noneho ukambwira, cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp ariyo nimero 0782414741. Ahangaha uraduhamagara tukagufasha, tukakubwira uko twagufashamo. Ahangaha batubajije gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri. B. Kuvuza ihoni akongera umuvuduko. C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. D. Reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri ni C. Guhagarara akareka abanyamaguru bagatambuka. Tujye kuri iki kibazo cya 316. Aha umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri aba banyamagare. Kandi n'aba magare urayabona. Aha batubajije A. Oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. B. Yego, kuko umurongo wera ucagaguye udashobora kuba udacagaguye. C. Yego, abanyamagare bazumva imodoka bave mu nzira. D. Yego, kuko buri kinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo gishobora kuguha inzira. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo cyangwa ureba ni A. Oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. Tujye kuri iki kibazo cya 317 aricyo tunasorezaho. Mu by'ukuri ahangaha ubaye utari wakora subscribe, nawe nta nkunga yawe waba wari wama, kandi tugomba gufatanya. Ahangaha icyo ngusaba ni ugukora subscribe mu isegonda rimwe aho hasi, ukareba ahantu handitse subscribe, byaba ngombwa ukandika na komenti icyifuzo cyawe. Reka dukomeze. Iki kibazo cya 317. Aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora? Nawe ngiki cyapa ahangaha bakitweretse urakibona. A. Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. B. Kuvuza ihoni agakomeza. C. Tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye. D. Kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru bambuka.
ahangaha mu by'ukuri igisubizo ni A. Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Ari naho tunashoreje, naho ubutaha mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.